ntabwo ngewe numvishe ko ari ikintu cyiza isenyuka rya Urban Boys kuko contribution yabo cyangwa umurindi wabo umuntu yawumvaga muri muzika nyine bafashaga abandi muri interview kabisa abasore bari Swaga Boy ahantu hose interview ishyushye stage ishyushye ibintu byose cyangwe yari Butare twaricaraga tukiga hambo wowe iyo wumva ibyo bintu n'iki kuza mu mutwe bro nsheshero meza papa nsheshero meza kubera ko mwahereye ku ndirimbo mukina it's like byari bimeze nkaho nicaye muri biriya bihe nubwo ubona hashize like almost 10 years n'ibiki ariko ibyo bintu uvuga none se mumbwire murabibutare ko numva mu mateka y'umuziki w'u Rwanda amatsinda yigeze kubice bigacika akaza gusenyuka cyangwa kwizimiza asize amateka atazasibangana. Amashuri, ibiro n'amaradiyo byose byabaga bicurangira ku muvuduko w'abahanzi bafatanyaga. Aha turagoga ku matsinda y'ikirangirire yazimiye ariko imitima y'abanyarwanda ikaba ikizirikana ibihangano byayo. Bageze kuri Igo Magic TV Rwanda, igisiga kigurukanye ubuzima bw'amamare hirya no hino ku isi. Nta kinutse gukana subscribe muhaye ikaze generwa n'Ubucuti Cedric. Ku mwanya wa gatandatu turasanga itsinda ryitwa Kigali Boys ryarigizwe na Sikizi, MIP ndetse na NL. Baje no kwita Imana uretse Sikizi. Nicyo tsinda rya mbere cyazanye imbyino zigezwe mu mujyi n'injyana zaryoheye ababyirukaga mu myaka 2004-2008. Cyaje gucika intege ubwo abasore batangira gushaka ubundi buzima. Ibihangano bike mu mitwe y'abanyarwanda harimo Ibirenge n'icyitwa Aratwika. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga icyitwa Just Family. Iri tsinda ryatangiye rigizwe n'umusore witwa Bahati, Jimmy na Chiza. Nyuma hiyongeraho abandi nka Kimanzi. Byatandukanye inshuro zinyuranye bitewe n'ibibazo bya mikoro n'imicungire y'itsinda. Nubwo rimwe na rimwe bagerezaga kugaruka ariko ntibyakunze. Ibihangano byashyinguwe mu mitwe y'abanyarwanda harimo icyitwa Bareke, Turi Just ndetse n'ibindi. Ku mwanya wa kane turasanga itsinda ryitwa TNP. Iri tsinda ryari rigizwe na Trance ndetse na Pass. Ryari rimaze kwandika izina mu njyana ya Afrobeat. Cyaje gusenyuka bitunguranye bitewe n'ubwumvikane buke bwa hato na hato n'icyemezo cyo gukora umuziki umwe ku giti cye, aho Pass nawe yahise akora indirimbo ku giti cye. Ibihangano bigiye bitangaje bike mu mitwe y'abanyarwanda harimo icyitwa Kamucerenge n'icyitwa Ku Mugongo. Itsinda rya gatatu ni iryitwa Dream Boys, yari rigizwe na Platini ndetse na mugenzi witwa Mujyanama Claude. Ryari itsinda ryamamaye cyane mu ndirimbo z'urukundo n'izitangaza ubutumwa mu muryango ndetse ryegukanye Primus Guma Guma. Cyaje gusenyuka ubwo Mujyanama yerekezaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Platini asigara akora umuziki ku giti cye. Ibihangano bya Dream Boys harimo icyitwa Bella, Uzamura Akaboko n'icyitwa Isano. Itsinda rya kabiri ni iryitwa Tough Gang. Ryari rigizwe na Jay Polly witabye Imana, Bulldog, NNP, Fireman ndetse na Pfla. Ubwumvikane buke mu muryango n'ubwigenge bw'abahanzi byatumye buri wese akora ku giti cye nuko itsinda rirasenyuka. Ibihangano by'iri tsinda bimwe ni iryitwa Amaganya, Wiyitayeho n'icyitwa Kwicuma. Dusoreze ku itsinda rya mbere ryabiciye biyakikana mu gihugu cyacu ryitwa Urban Boys. Yarishingiye ku banzi batatu, Humble Jizzo, Nizoka Boss na Safi Madiba. Nyuma yo kwegukana igikombe cya Primus Guma Guma Superstar
Safi Madiba yasezeye mu itsinda ajya gukora umuziki ku giti cye no kwibera muri Amerika. Habura n'izo bagirije gukomezanya ariko itsinda riza gucika intege burundu. Ibihangano byabo hari icyo bita Asira n'icyitwa Till Idea bakoranye na Riderman ndetse n'icyitwa Mary Me. Reka dusoreze aha ngaha. Jye mu mvuga Resa Derike na Nshuti. Niba utarakanda subscribe ubikore kugira ngo tujye tubanirwa mu byacu ku bukeye no ku bwinshi. Zahora utaha.